radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro ndongera ngiharira abana bashakwa n'ababyeyi babasize batabanga ahubwo bashaka kubaramira ibintu bigeze iwandabaga. Uwo mwana nari amaze gupfa mfite abandi bana bakuru babiri. Yego. Noneho inda bamenye nabi umuntu ngo ari kubaroje kandi mbona abagabo babaha amata bake. Ndavuga ko rero byose kugira ngo abana bakuru bamfane. Yego. Nitamashira imbere turataha. Niko kwatumye musesho kumusiga mwana. Ndagiharira abana bashaka barumuna babo, abana babaye intwari bakarwana ku buzima bakagenda imitaga bataguza bwangu bahunga kugira ngo babeho. Muri 1994 abana bane bava indimwe baturutse mu Ruhango barara Ishyogwe na Kabgayi bageze Gitarama banyura ukubiri bakiza amagara. Twagendaga tungutana tuvuga abantu bose babatuzi ko twabaga twiyoberanye. Umwe muri bo wari umwangavu yararokotse niwe ubashaka. By'umwihariko iki kiganiro ndagiharira umwanya uhagije umwana w'umukobwa witwa Kobwa nashakishije cyane mu kiganiro cy'ubushize yabonetse. Mbona ikiganiro nyine abasaza banjye twavuga indimwe mu nda ya mama na papa, nari nzi neza ko bapfuye bose nta n'umwe ukiriho, ari njye nyine nasigaye. Nabo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho, numvaga ko nabo wenda bashize. Arahura na musaza we wari umaze imyaka 26 amushakisha. Umwana yanjye ubusherwa uri kandi wino ko ndishimiye uye ubahe bimeze bike Mbi Kigali. Agasaro Kaburaga kabonetse. Mu cyumweru gishize mwumvise hano umusore Sindambiwe Fani waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka kumenya aho umukobwa witwa Kobwa aherereye. Imyaka 26 batandukanye. Kuba atarashoboye kumva ikiganiro cy'ubushize dore inkuru ya Kobwa ndakomeza mwite Kobwa kugeza ahuye na musaza we Sindambiwe dore uko yamumbwiraga. Ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri papa bamwita Kobwa niko bamwita. Noneho twadutuye imurangi hariya aho ari icyanguko. Ubu ngubu bakabahita mu karere ka Rusizi. Noneho rero uwo mushiki wanjye twabirukana rwose nko muri bibiri gutyo bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba twebwe tujya muri Kongo, tumaze kujya muri Kongo. Noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwa Benzi i Kamembe. Amaze kumusigira witwa Benzi twasubiye tugiye kubura tuvuye muri Kongo tuza kuburana isambu kuko papa we yaramaze kugwa aho ngaho muri rugo mutwaye n'isenge kugaruka tujya kubura isambu aho ngaho twahuriye. Kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe. Rero basi tujye kwaza Benzi atubwira ngo yashatse Kigali. Basi rero kuva icyo gihe kugeza amagingo naramubuze burundu. Reka twongere dusubire inyuma neza kugira ngo byumvikane. Muri 1994 reka tuba ariho duhera mutuye i Kamembe. Yego. Nyuma murahunga mujya muri Kongo. Yego. Kobwa niba numvise neza mwamusize kwa Benzi. Kwamusize kwa Benzi. Mugaruka muvuye muri Kongo, papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose? Twaragarukanye papa na mama turagarukana. Tugeze imururu papa baramutwara. Bamaze kumutwara nahise muburira aho ngasongeye kujya kumubona. Nagumizanye na mama niwe tugiye kumukwizana amagenga cye. Nuko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi? Kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanjye rwose nahise mubura kuva icyo gihe. Hanyuma umuza kuva imururu mu Kamembe mujya kwa Benzi gushaka Kobwa. Tujya kwa Benzi gushaka Kobwa. Mwarahamusanze byagenze bite? Kobwa twaramusanze tujye no kurana isambu yari imururu Kobwa yari ahari. Kuva icyo gihe twava kuyiburana Kobwa kwasituburana nuko birangiye. Kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone?
nawe ubwo yari akiri mutoya ntabwo wabigezemo uruhare runini cyane. yari uri benzi witwa ngo ni nk'umuntu w'umuryango kuko yari afite kobwa ibenzi nayo cyangwa tukimara kuyiburana noneho nyine babaze no kuyigurisha yahise avanaho amafaranga. amaze kuvanaho amafaranga aragenda. amaze kugenda birangiye uko nguko aguma i Kamembe n'umukanishi noneho na kobwa tubaturanye uko nguko. twajya kumubaza akatubwira ngo ntabwo ngo ari i Kigali ngo nimukambaze ibintu nk'ibyo ngibyo. birarangira ufite impitamo kwifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo rizamfashe ndebe ko namubona. shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona. Nyuma y'iminsi 7 niho namenye amakuru ya Kobwa witwa Iracyadukunda Lambert yaranyandikiye ati numvise ikiganiro Agasaro Kaburaga aho Sindambiwe Fani yashakishaga mushiki we Kobwa warezwe nari benzi ati numva bose ndabazi kandi n'uyu Kobwa ndamuzi tubana umunsi ku munsi. Iyo umaze imyaka 26 uzi ko usigaye wenyine ku isi, ko nta bavandimwe nta babyeyi nta muryango mugari cyangwa muto, ukagira utya ukumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga baraguhamagaye bakubwira ko hari umuvandimwe gushaka, ubyakira ute? Nimwumve uko Kobwa yabyakiriye. Allô? Oui. Oui, wiriyeho ni Madame Odile Bihoyiki tuvugana? Yego. Jewe nitwa Venuste Nshimimana, ndi hano ku ijwi rya Amerika. Ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Yego. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Nari nguhamagaye kubera ko hari umuntu wanyuze muri kino kiganiro adusaba kumenya amakuru yawe, avuga ko ataguheruka. Uwitwa Sindambiwe Fani, waba umwibuka, waba umuzi? Sindambiwe Fani nibuka ko ari umwana wa murumuna wa papa. Ni umwana wa murumuna wa papa wawe, nawe ukomoka i Cyangugu, ukomoka i Kamembe? Yego. Wariwe kwa Ribenzi Evariste w'umukanishi? Yego. Hanyuma amakuru twari dufite nuko wahavuye ukaba warashatse, ariko Fani rwose ntabwo yaraguherutse, yari yarahogoye avuga ati muzanshakishije. Kino kiganiro Agasaro Kaburaga n'ikiganiro abantu banyuramo bagashakisha babo baburanye, ati nanjye mumfashe tumushake. Wari wumva iki kiganiro? Iki kiganiro hari abacyumvishe barabimbwira. Nje ntabwo nari nacyumvishe, bambwira nyine amakuru bumvishe, nanjye bintera guhangayika nibaza uburyo sinamubona birancana. Ni iyihe mpamvu yatumye uva i Kamembe kwa Ribenzi wakuriraga? Mpamvu yatumye mpava, nabonye bitameze neza, nyine njye nahavuye njya gushaka akazi gutyo gusa kuko nabonaga kwiga bikomeje kwanga. Mpava nza i Kigali nza gushaka akazi, nta zindi mpamvu zindi zikomeye zahankuye, nuko nahavuye rorongotana i Kigali nza gushaka akazi kuko nari nsigaye ndi njyenyine. Basaza banjye twavaga inda imwe mu nda ya mama na papa, nari nzi neza ko bapfuye bose, nta n'umwe ukiriho, ari njye njyenyine nasigaye. Nabo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho, numvaga ko nabo wenda bashize. Gusa najyaga ngira agahinda kuko ndi njyenyine, nta muvandimwe n'umwe ngira, nta n'uwo kwa papa ngira, nkumva birandenze. Agahinda kakanyica nyine nkabyirengagiza ko numvaga nta kindi cyo gukora. Ariko Imana ishimwe ko nanjye mbonye abanshaka, mbonye abavandimwe banjye. Hari umudamu witwa Iracyadukunda Lamberta, uramuzi? Ndamuzi. Niwe watwandikiye aratubwira ati numvise ikiganiro Agasaro Kaburaga aho Sindambiwe Fani ashakisha mushiki we Kobwa warezwe na Ribenzi, numva bose ndabazi kandi uyu Kobwa tubana umunsi ku munsi. Uyu Lamberta ari mu bakubwiye ko bumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga? Ari mu babimbwiye,
n'abandi bo hirya iriya n'uwari benshi yarampamagaye ambwira ko nawe bamuhamagaye babimubwira. yego ambwira ko hari musaza wanjye uri kunshakisha, arirukanka nawe ajyana ku makuru wari uje iriya za Rusizi gushakirayo, yari atarabona igisubizo kizima ngo akimbwire. uyu Lamberita rero arambwira, kuko nyine we tubonana umunsi ku munsi na nijoro twari kumwe, arambwira ngo agiye kumfasha gushakisha. ubwo rero yambwiye ati kare, yambwiye ati nze gukurikirana bari bumpamagare, niwe wabimfashije. Lamberita ni umuntu mwiza. Mbwira Kobwa, ndakwita Kobwa kubera ko niko abantu hano ku Ijwi ry'Amerika bakuzi, nubwo bwose wakuze ugahindura amazina. Reka dukomeze tukwite Kobwa, ni izina papa wawe wibuka neza yakwitaga. Igihe Iracyadukunda yaje kukubwira ko yumvise abantu bagushakisha ku Ijwi ry'Amerika kandi ko ari bene wanyu, nk'umwana wari imfubyi usigaye wenyine, ukumva umuntu aje kukubwira ko hari umuntu mwene wanyu ugushakisha, ubwira n'abumva Ijwi ry'Amerika, wumvise umeze uti icyo gihe? kubera ko numvaga ko nta mwene mama cyangwa se wo mu muryango wacu wasigaye uretse uwari benzi wandeze, ibyo byarandenze, numva bimaze ku mutima, numva biranshimishije cyane, mpita nifuza kumubona, kuko mu buzima bwanjye nabayeho nifuza umuntu waba ukomoka kuba bavindimwe na data, wenda ngo ndebe isura ye, mbaho nifuza kumenya umuntu twavukanye, ndebe isura ye nibura, kuko nabayeho numva ntekereza ninde muntu twonse rimwe nabona, nkabona niba arasaga na mama cyangwa arasaga na data. muri make byaranejeje cyane, cyane ko n'uwo muvandimwe mushimira, Imana imumugisha kunshakisha. narihebye numva ko nta muryango mfite uretse benzi wandeze, ngakura, byaranejeje. Mvugana na Sindambi mu kiganiro cy'ubushize, naramubajije nti uramutse ubonye Kobwa wabyakira ute? Yaranshubije nawe ati nashimira Imana, nyuma y'imyaka 26 ntawe uzi amakuru y'undi, Ijwi ry'Amerika irabahuje. ko Amakuru ni meza. umwana yanjye uri kandi wino ko ndishimye uye ubahe bimeze Mbi Kigali, ahantu bitiga hamwe. uri Kigali mana we no kuri naragukumbuye, ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha, no kuri tujya kumbaza ibenzi ndamubaza mubaje afite n'amakuru ya Kobwa, yagiye kinambwira, no kwinda gukumbura nyine nka mushiki wanjye, kuribuka ko nakubonye rimwe turi mu rugo ku icyo gihe, cyongera kongera kukubona nyine ndagukumbura cyane, nkajya mbaza mama amakambi nakuri kuntu yakubona, uzihangane naje gufata umwanzuro nyine wo gushakisha Ijwi ry'Amerika, nta yandi mahitamo nari mfite, ni ukuri ndagukumbuye, ntabwo rero kugira ngo ubyumve, kandi ndishimye cyane pe, ndishimye cyane ngo ubyumve. Ni ukuri Imana iguha umugisha, nanjye ari nzi ko mukibaho, gusa birenze ubwenge bwanjye. Imana iguha umugisha, ndifuza kukubona. ni ukuri ntabwo ngiye nkubonye noneho ndibuka isura mu maso, iyo niyo ndayibuka pe, yibuka, ariko urumva ko hakiri kinini cyane nyine, mama ari aho arimo kwenda kugira abana bakaba hafi, ubwo njyewe na Zuzu, ubwo afite abandi bana bangaho 8, nanjye na Zuzu tukaba 10 nyine, ari Icyangugu na Zuzu arakomeye, nawe ari Icyangugu, nanjye ndaho nyemeze neza mu by'ukuri, mbese mana ni urukundo rw'ishyaka kugira ngo ugeze rwose. Mu kanya ndabaha nimero zanyu, buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo mushobore kuganira. Uyu wari umusogongero kugira ngo muhure, abumva Ijwi ry'Amerika babafashije kugira ngo mushobore guhura babumva. Ndashimira cyane Iracyadukunda Lamberita, aturanye na Kobwa ndetse namwe arabazi, umuryango wanyu arawuzi, ari mu bantu rero badufashije kugira ngo dushobore guhura na Kobwa. None nyuma y'uyu musogongero ku Ijwi ry'Amerika, bifuriza gukomeza mukishima, mukagira ibyishimo mwari mumaze imyaka myinshi mwifuza. Ari wowe Kobwa wari umaze imyaka uzi ko nta wundi muntu usigaranye ku isi, ari nawe
sindambiwe wari uzi ko wabuze mushiki wawe none uramubonye nagira ngo mbasezereho ariko sinzi niba hari icyo mushaka kuvuga mbere y'uko mbasezeraho kugira ngo dufate abandi reka mpere kuri wowe Kobwa hari icyo ushaka kuvuga kindi ntakubajije hari ibyishimo bindi ushaka kudusangiza njyewe ndabashimira cyane kandi Imana bamugisha kumpuza n'umuvandimwe ikindi nakifuza kubabwira bishobotse mbonera undi muvandimwe wanjye muri basaza banjye babuze hari undi ntangisha nabwo mwaduhuza Imana ibahumugisha uwo musaza wawe ninde musaza wanjye twavuga imfura na mama yari imfura ya mama na papa yitwaga nabo niryo zina rimwe ryonyine nibuka ariko amakuru yaseka nabo sindambiwe Fani agombe kuba yazi hari amwe azagusangiza nimuhura Fani wowe hari icyo nawe ushaka kongeraho yego ngewe icyo nakongeraho nshimiye uwo muvandimwe kuko cyagiye uwo muvandimwe utanye na Kobwa kuko cyagiye waramwe ngo ntakimenyero za benzi kubishaka nta kintu agomba kumfasha cyokora mu by'ukuri ndagushimiye Imana no mu ijuru ko ngushimiye wakazi wakoze ubwitangi wagize ni uko Imana igikomeza guhimigisha kandi ikuyoboye mu kazi kora iguye kurama n'umuryango wawe rwose ngikoreje amahoro y'Imana adagomba gutakaraho n'imigisha myinshi cyane pe urakoze namwe mugire amahoro y'Imana sindambuye Fani ari nawe rero witwa Kobwa twari twakomeje kuvuga yuko izina ryawe turitsinda ariko nagira ngo nditangarize abumva ijwi rya Amerika witwa Madame Denise Bihoyiki ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga uje gushakamo kandi gasaro kawe ariko sindambuye Fani na Zuzu sindambiwe na nyina n'abandi bavandimwe benshi ugiye kubona mwese rero mukomere mugire amahoro y'Imana ngaho mukomere murakoze cyane Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro Kaburaga karabonetse iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga Alexandrine Yamuremye yari umwana w'imyaka 14 mu mwaka w'1994 yahunganye na barumuna be batatu umuto yari afite imyaka 5 abo ni Aimable Ngirimana Claude Nkundimana na Richard Munyemana ababyeyi babo ni Inyash Yamuremye na Adria Mukamugema bari batuye mu Ruhango aba bana bibisekiramwanzi baraye Rubunda ngo baramuke banyura Ishyogwe na Kabgayi ariko bageze Igitarama baraburana kugeza ubu mushiki wabo Alexandrine yizera kuzababona atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Masizi nagiye numva ikiganiro nanjye numva ngize cyo kuvuga ngo mbashake kuko mfite abavandimwe batatu muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 twakumwe ariko turaburana noneho nkomeza nibwira ntiyenda ubwo barapfuye ariko numvisha ukuntu abandi bantu bagenda babona ngo yabo nanjye ndavuga ntaharaho reka nikuremo ko bapfuye kuko nta muntu wigeze umpa ayo makuru y'uko bapfuye rero reka mbashake mbibabwire enda Imana yamfasha muri make nicyo cyatumye mbashaka ngo mbibabwire niba hari uwabakiriho amenye ko nanjye nkiriho none se abo bavandimwe bawe mwatandukaniye he twatandukaniye Igitarama mu kuhe kwezi kwezi kwa 4 gushyira nk'uko 5 gutyo niho twatatanye muri cyo duteye nyine noneho abo bana ariko tindana tukikabgayi tuhaba iminsi noneho twabagamo abagabo bose barabica noneho mpitamo kubabwira nti mureke dutoroke turatoroka tujya ahantu Ishyogwe dutwawe n'umushoferi wari uwa mugore wari majoro Nyirahakizimana n'ubu barafunze noneho duha lift kuko ari inshuti ya muramukazi wanjye noneho tubonye aratumenya nk'ab'inshuti aduha lift atugeza Ishyogwe Ishyogwe naho tubona bibaye turahava iwacu mu Ruhango batangiye kugera aho hantu turakika ko twari dufite indangamuntu zanditsemo Abahutu
turagenda tugeze Igitarama rero niho nahuriye na muramukazi wanjye ari kumwe n'uwo majoro aravuga ati noneho twebwe bagiye kuduhungisha wowe ngwino nkujyane noneho abangaba baba basigaye ari nto wowe ni wowe mukuru numara kubona ahantu badushyize uzagaruka ubatware uko naragiye nyine barutse ndababura nuko ngiye sinongeye kumenya amakuru yabo byarangiye kugeza na n'ubu ariko nkomeza ngenda barapfuye ariko umuntu utigeze umenya amakuru ko yapfuye cyangwa ariho ukomeza wumva umutima kenshi ndabakurikirana iyo mvuye gusenga kurikirana ngakomeza mbyumva ariko ndavuga nanjye no gutanta chance haraho nabona wabakiriho. None se abo bavandimwe bawe amazina yabo bitwaga bande? Yari Nyirimana Aimable, undi ari Nkundima Claude, ari Munyemana Risha. Komera ihangane ndabyumva kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ni ibintu bikomeye ariko ndagufasha tubinyuremo kubera ko no kuzana mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni nko kujya kwa muganga ibintu mufite mu mitima yanyu ni byinshi ntabwo mwigeze mubona akanya gahagije ko kugira ngo mubivuge mubisangire n'abandi kubona hashize imyaka 28 utaza aho abavandimwe bawe bari ukaba ari guvuza uti uwo ntashyinguye agombe kuba hari ahantu hari. Ihangane wiyakire tuganire dufatane urugendo. Hari n'abandi benshi hano ku Ijwi ry'Amerika bakumva bagufasha kugira ngo urugendo turufatanye nibiba iby'Imana tumenye aho abavandimwe bawe baherereye. Warumbwiye Claude Nkundimana nande wundi? Munyemana Richard. Niwe wari mutoya. Yego wihangane umbwire Munyemana Richard yari afite imyaka ingahe? Shobora kuba yari afite nk'imyaka 5 cyangwa 6 byibuka. Ariko yari muto cyane. No. Claude yari muto cyane. Claude nawe yari nko mu wa secondaire. Naho Aimable niwe wankurikiraga ari mu kabiri secondaire. Wankurikiraga bari batwaca zirisa n'ijya ku Kibuye. Noneho umuramukazi wanjye ko yari afite inshuti ye yari yaragabo w'umudirecteur ku Kibuye niba ari ishuri rya primaire. No umudamu niba sinezi izina rye ko yitwaga Yvonne ariko niwe bari bariganye. Muramukazi wanjye yitwa amaze Denise waracyariho. Yari yariganye n'uwo Yvonne ufite umugabo wari umudirecteur w'ishuri ariko n'abantu tutazi nuko avuga ati byose umuntu twariganye y'inshuti yanjye akavuga ati nimubona imodoka ijya ku Kibuye monye ko mugenda muzaze tuzajya ariko natwe ntabwo ariho twagiye ko twagendaga tungutana tuvuga abantu bose baba tuzi ko twabaga twiyoberanye. Ko rero ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bana byarangiriye aho ngaho. Alexandrine ukomere ndagutwara buhoro ariko turaganira kubera ko ndashaka kumenya aho mwari mugeze, ndashaka kumenya ugerageze kwibuka, ndashaka kumenya aho mwari mugeze igihe abana wabasigaga ugiye kureba aho wakwihisha kugira ngo uzagaruke kubatwara. Wabasize hehe nyirizina? Ni Igitarama neza hariya mu mujyi. Sini umuntu basigaranye nawe ntago n'abo bantu bari bababwiye. Umuntu wabasigaranye ntabwo muzi? Barabashinga bavuga ngo abana ntago muzi. Nigeze nanamubona gusa ni nkuko banshyizemo
bakajya gushaka umuntu babasigira ntabwo muzi, ariko ngarutse nyuma nyine ndababura abaza, ariko nta muntu wigeze ababona, nabaga no kubaza babona cyo wabaza. Alexandrine, nagira ngo duse n'abasubira inyuma kuri iyo nzira nakwita ndende, kuva mu Ruhango ukagera Ishyogwe, uhunga ukagera i Kabgayi, hanyuma ukaza gusiga barumuna bawe i Gitarama. Nakubazaga nti umuntu wabasigiye ntabwo muzi? Nta nubwo namubonye. N'uwakubwiye ati bamusigire ntabwo muzi? Urabona twari duhuye na mukazi wanjye, bari mu modoka na musaza wanjye. Noneho bahita bavuga ati we mukuru tukujyane, noneho ubona tugiye, noneho ubona ukuntu uza kugufata. Nahise nikubita mu modoka, ariko babwira umuntu ntazi, batimenya abo bana ubona imodoka idukurikiye ubashyiremo. Nuko byagenze birangirira aho ngaho. Ariko uwo muntu bagombe kuba bari baziranye kugira ngo usige abana batoya. Narababajije niba bamuzi, nabone ntibamwibuka neza, bavuga niba arinde, mbona amateka yabyo batajya babyibuka. Nubwo naramubajije ariko ntinyibutsa ahantu wari wamurangiye, watubwira ngo nitubona ukuntu dutoroka tugiye ku Kibuye tuzaguhana, nawe nkumva amazina ntayibuka, yitwaga Ivona. Nuko borera nyine, niyo mpamvu nanatinze, nahoraga numva icyo kiganiro benda ko muri abo bana wabakiriho yazagahenda ngewe nkamwumva. Noneho ntibabyibuka kubera hari ibihe ko byabaga bimeze. Abo bana birumvikana bari bakiri batoya. Richard yari muto, umwana w'imyaka 5, ntabwo wamuvana i Gitarama ngo amenye aho asubira. Ni nayo mpamvu na Claude ndetse na Emma bose bari bakiri bato. Bose bari bakiri bato. Reka twizere ko hari umugiraneza wababonye akabaramira, akabarera, bakaba bakiriho, nubwo bwose baba bamubaza bati turabande, dukomoka he. Niba hari umuntu wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya utuye hafi aho muri Muhanga cyangwa se ku Kibuye, ashobora kuba ari n'Ibutare aho zahuye, cyangwa se Kigali ya Gasabo n'ahandi, waba waragize umutima mwiza agafata umwana witwa Munyemana Richard, wari ufite imyaka 5 muri 1994, waba se yarabonye uwitwa Claude Nkundimana wari ufite hafi imyaka 11 icyo gihe, kimwe na Aimable Ngirimana icyo gihe we yari afite hafi imyaka 12. Niba hari umuntu wahuye n'abo bana akabamenya, n'abana b'umugabo witwa Inyasha Yamuremye wari utuye mu Ruhango, mama wabo akaba Adria mu Kamugema, uwabamenya turabatabariza, turamwinginze mwese abumva ijwi rya Amerika, uwamenya aho abo bana baherereye, mudufashe dushobore kubahuza na Alexandrine Yamuremye wari kumwe nabo muri 1994. Alexandrine, mbere yuko turangiza kino kiganiro, birumvikana umaze imyaka 28 ufite intimba ikomeye yo kubura barumuna bawe, mwari kumwe, mwararanye Rubunda, mukagendana imitaga muva mu Ruhango muhunga mwihishahisha. Mukanya nagerageje kukumva no kukurema agatima, ariko nkoresheje amagambo ntahagije. Iyo wicaye wowe ari Aimable, ari na Claude kimwe na Richard, ukabona mutari kumwe, mbere yuko uza mu kiganiro Agasaro Kaburaga wumvaga bari? Ngewe nateganyaga ibintu ushobora kuba barapfuye,
ariko n'uwakumva ayo makuru yaramenye ko bapfuye akatubwira naho tukabashyingura ntacyo byabitwaye. Nanone ngatekereza ntaraho hari uw'imazigama aba ariho nabwo nkumva namubona, kuko ngiye numva wanjye nkavuga ntiharaho iyo ntaza kugenda, kuko ni kenshi gufata ashaka kubica ko bari bareba, nawe ngiye ngavuga nti tuya turi abahutu, noneho abavandimwe banjye bari barebare n'uwaturebaga ntiyamenyaga ko tuvuka, ariko ngavuga abavandimwe banjye kenshi nabitangiye ntacu badufashe, interamwe z'iwacu zidufashe, njyewe ntabwo ko ntigeze mbi wacu, ariko ndeba kubareka ndavuga nti nanjye nduwiyamuremye batubazagaho papa twamukiza baradufata, ariko aho ntabwo twahaguye. Mpora numva igikomere ku mutima nkavuga ntaraho iyo nza kugumana nabo ntacyo bari ariko n'uwamenya ayo makuru yenda uwo muntu Yvonne nta nubwo bibuka n'akarere yabagamo ku Kibuye, wiganye n'uwitwa amaze Denise, niba byumva akumva izo nkuru yenda akaba yenda baramugezeho yazatubwira, niba baranapfuye ntacyo tukabashyingura, nanjye nkumva ko icyo gikorwa ariko ntabashyinguye nzahora nibwe wenda ko bahana nabikanga kenshi, nkabona nk'umuntu bashiduka nkagira ngo nibo ntabwo mbizi. Ukomeze ubahoze ku mutima, kandi nk'uko bivuga igihe cyose wawe utaramushyingura, igihe cyose utaramenya aho yaba aherereye n'ubwo bwose yaba atakiriho, ariko kugira ngo upfunyapfunye umubiri we uvuga uti ndamwishyinguriye, uhora utekereza ko hari aho ari, ko ari aho Imana yamuzigamiye. Nongere nsabe nk'uko abivugaga mu kanya, abantu ba nyuma bashobora kuba bafite amakuru, bashobora kuba bakiriho, ni uwo nguwo Yvonne. Nibutse yuko uwo Yvonne uvuga wambwiye ko yari afite umugabo wayoboraga ikigo cy'ishuri ku Kibuye. Niba hari umuntu witwa Yvonne wari washakanye umuntu wayoboraga ikigo cy'ishuri akaba yarafashije abana yamenye bavuye mu ruhango, nyaboneka atabare. Na Denise nawe niba hari amakuru uzi kuri abo bana, nibutse amazina yabo: ni Richard Munyemana, Claude Nkundimana na Aimable Ngirimana, abana ba Inyasi ya Muremye na Adria Mukamugema. Ngaho rero Alexandrine, komera ngushimira ubutwari wagize nk'umwana, na n'ubu ukaba ukibufite, ugumana ubwizige, ugumana urukundo, kandi ukomeze wiyubake. Ikiganiro Agasaro Kaburaga nicyo tubereyeho, ni kugira ngo tubumve kandi tubafashe kwiyubaka. Imana data ibahe umugisha. Murakoze. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Muri aka kanya ndakira Uwineza Benita, mwene Kanyamacumbi na Raheli, akaba yifuza kumenya amakuru ya mukuru we witwa Bambuze. Baherukana bageze ahitwa Gasheberi ka Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2006 na 2007. Yarangisha famiye yanjye, harimo bakuru banjye batatu, uwitwa Levania, n'undi witwa Lizine, n'undi witwa Bambuze. Umuntu twaburanye turi kumwe ni Levania, ariko twaburaniye ahantu bitaga Imyanga. Uburyo rero twaburanyemo, mukuru wanjye watureraga rutini nkima yaje kwitaba Imana. Yitaba Imana ari kubyara. Aje kubyara, mukuru wanjye biba ngombwa yuko asanga umugabo wari uri ahantu bitaga Imyanga mu Butembo hasi na Warikare, biba ngombwa yuko ajyana. Agezeyo atangira kugirana n'umugabo we, batangira kugirana amakimbirane. Ariko icyo gihe njye nari mutoya cyane, nari mfite nk'imyaka 6 gutyo. Noneho biba ngombwa yuko kuraga amamesa, biba ngombwa yuko yifashishwa umucuruzi wamuranguriraga amamesa
aza kumumereza ngo abamfashe we naza kubona uburyo arangiza kugurisha amamesa yari afite aje kongera kunsubiza aho navukiye igashebere ko ariho mama wanjye yapfiriye ari naho bakuru banjye ari uwo bambuze narizi ndebabo ubwo intambara yaje guhita iba 2000 ngira ngo intambara ishobore kuba yaratangiye 2008 kuko ndibuka ko twageze mu Rwanda 2009 guhera icyo gihe ntabwo nongeye kubona na famille nahise nza mu Rwanda na wa mugabo wanzanye duhita tuzana mu Rwanda tugeze mu Rwanda ntabwo nongeye kubana na wa mugabo ashobore kuba agiye twabanye agahe gatoya we n'umugore we batangira kuza mu bintu by'amasezerano bagashwana ngo bansubizeyo umugabo akabyanga bigeze nyuma rero bivuga ko tutakibana njya kuregwa n'undi mukecuru utarambanye muri Kongo wa muryango ubibonye gutyo uhita utoroka kujya muri Uganda kugira ngo natazimura nazawubaza 8 ugasanga ngo barafuka ngo bari baranzanye mu buryo butemewe n'amategeko ubwo rero guhera icyo gihe wa mukecuru nawe wanderaga yaje kwitaba Imana ubwo rero biba ngombwa yuko aho namaze gucira ubwenge biba ngombwa yuko nangira guhaguruka nshaka umuryango wanjye kugira ngo byibuze mbe ntanamenya aho uherereye cyangwa igihe ubuzima ndi kubona ko ubuzima ntabwo bugeze bumbera bwiza mu Rwanda ndavuga aho byamumeze kubaho nabi nahaguruka nkashaka umuryango wanjye byibuze mwazababara ndi kumwe nawe yego ariko mbere yaho yo kugira ngo mamagare Olivier nabanjije kujya kuri nuza waruje i Kigali yego i Kigali barabamereza amezi abiri birangirira aho nta kindi kintu bigeze basubiza nakunze gukurikira ikiganiro Agasaro Kabuze nkunda gukurikirana kiyoborwa na Kimimana Venus niwe muvugana nuko numva ko isi ryahindutse niyo mpamvu natahise mumenya nibyo gusa ariko nanjye nimara kukumva nanjye nifuje kuba nashakisha uburyo nakubona birananira njya muri ahantu mu makomenti ndakwandikira nabwo mbona ntabwo biri gukunda nibwo nakomeje sinigeze ncika intege nahise ngenda kundi muntu wari uziranye na Eric bagira ubusa dushakisha nimero yiwe dusanga nimero y'uwo mama yari afite ntabwo ari yagifite nibwo nigiriye inama yo kujya nkurikirana nshaka uburyo nafata nimero ziramutisha kuri radiyo nzifata mu mutwe nzikishije noneho nazo ndazandikira mbona ntabwo biri kuvamo ubwo rero sinzi ko nagiye nkurikirana ikiganiro gicaho saa 9 nugisha nimero bacishaho kuri muri cya kiganiro Olivier agira ayobora acisha ubwo niho nimero iye nayikuye mpitamuhamagara ambwira ibyo nakora kugira ngo bizakugereho ubwo ahita ambwira ngo nimbe negereze uzamamagara yego none ndabikoze turavuganye uwineza ubu tuvugana uri hehe ubu merereye mu karere ka Rubavu ngira ngo umurenge ni Rubavu nta makuru uzi yaba ba Irivaniya ndavuga hari uyu nteze hose ntabwo nigeze ncika intege igihe nari nitegereje igisubizo cyanyu nakomeje gushakisha uko nkomeje gushakisha nagerageje no kuba najya muri Kongo kugira ngo mbe nareba yuko nabona amakuru byibuze niyo nahabona nanjye bwibuze niyo mwaba mutamamagaye mbonye mutamamagaye nanjye wende igihe nazabonera tike nazajyayo gusa umuntu wanyemereye yuko hazi ndagerageje kumbwiraho amakuru makeya ariko nongeye kujya kumushaka ahantu twari twarahuriye ku rusengero aho yari yarambwiye nzajya kumurebera muri Kongo tubiye nsanga ntabwo akihaba nongeye guhamagara nimero yari yarampaye numva nabwituraho ariko yari yarabashije kumbwira yuko umuntu uyobora umudugudu waho yitwaga Munyamari ariko nsubiyeyo ndamubura aho yambwiye ndamubura andi makuru yari yarampaye yari yarambwiye yuko uca ahantu bita Gatare
hari umuhanda ugerayo. yego hari n'urusengero ngo mbere yo kugeraho kwa njye nahavuye Gasheberi nahavuye ngira ngo 2006, ariko nibuka yuko hari insengero ebyiri, hari ikigo cy'amashuri cyabagaho urusengero rw'abagatolike n'ibitari byinshi, hakongera hakabaho n'umugabo witega Karori ariwo wari uri muri ako gace wari uzwi cyane. abantu bari batuye Gasheberi hariya muri Masisi barakuzi cyangwa se aba bakuru bawe barabazi? Hari mukuru wanjye witwaga Rizingere, nekereza yuko yabazi cyane, kubera ko urumva yuko mama wanjye nubwo nandi muto yaje kugwa mu rugo rw'uwo Rizinde, baza kumbwira yuko mbabaje mbese mama wanjye ko ndi kubona rira agiye, kandi ndi kubona mu mutwaye barambwira ngo azagaruka. Mbere yuko uwo mukuru wanjye aza kwitaba Imana, ni wowe wasize ambwiye yuko mama wanjye yaguye mu rugo rwa Rizinde, aba ari bumereze ayo makuru neza yuko ariho yaguye. Ubwo ntabwo twabashije kuvugana ibintu byinshi kuko yahise ajya kubyara, mbere yuko ajya kubyara ni ayo magambo yasize ambwiye ngo sinzongera kumubaza izina rya mama wanjye kubera ko narariraga cyane nkamutesha umutwe. Arambwira ngo mama wanjye yaguye mu rugo rwa mukuru wanjye ariwe witwaga Rizinde, ngo sinzongere kumutesha umutwe. Ubwo aza kumbwira gutyo rero kubera ko uwo mukuru wanjye ni nk'aho ariwe nitaga mama. Ubwo ntabwo iby'abandi bakuru banjye nigeze mbigirite bitaho, ariko papa wanjye nawe yari umuntu wari uzwi kuko nibuka yuko rimwe ndi kwa mukuru wanjye yaje kunsura, ariko aza kunsura yarapfumutse ururimi mu kanwa. Yego, aza kudusura yarapfumutse ururimi mu kanwa. Ubwo rero icyo gihe nongeye kumubonaho, ishusho yanjye niyo nongeye kumubonaho, gusa ntabwo nongeye kubabonaho. Ariko uwagera hariya Nehima cyangwa se akagera Gasheberi akabaza umugabo witwa Kanyamacumbi, baba bamuzi? Papa yitwa Kanyamacumbi baramuzi, yarazwi. Mama we akitwa Raheli. Noneho uwo mukuru wanjye wapfuye agiye kubyara yari aherereye ahantu bitaga Nehima, ako Nehima baje kunsobanurira yuko iri muri Gatoya. Tuzakomeza dushakishirize aho muri Masisi mu duce wambwiye, turebe yuko hagira umwe mu bavandimwe bawe waba agihari. Ubwo nimero yawe ndayifite, aho uri ndahazi, ningera icyo ngeraho nzakubwira. Ndizera ko iyi nimero uzakomeza kuyikoresha, ukomeze utegereze wizeye, kandi nkwifurije amahoro menshi. Kama kozi Imana iguhumugisha kuba mvuganye nawe byonyine umutima wanjye usubiye mu gitereko. Ubwo ndi kumva icyifuzo cyanjye Imana igisubize, niyo nsigaje gushimira yonyine gusa. Ye gushimira Imana cyane. Yego, kandi urakoze. Imana izakomera umugisha itagabanyije, izakongera gusa niyo natawabona, ariko kuba mvuganye nawe biranshimishije cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana izambere aho ngiwe na Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Karangwa Theogene yabuze umwana we w'umukobwa witwaga Kampire mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa karindwi. Ise wari wahunganye n'abandi yamusize mu kigo cyita ku bana b'imfubyi cya Croix Rouge cyari mu nkambi ya Katale. Kampire yari afite imyaka 3 y'amavuko. Kwibaza muti ni iki gitera umubyeyi gusiga umwana inyuma? Tuganire na Karangwa, atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabikenke, mu cyahoze ari komine Rubungo muri segiteri ya Karama. Namushigira atari nyine, ubwo tuhita duhunguka rero tunongera kumushakisha. N'uwaciye yagenda ubona asigaye amushatse aramubura, asanga barabajyanye. Ubwo rero niko kwiyambazwa igihe cy'Amerika kugira ngo ndebe ko namubona. Urambwira ngo uwamusize Katare uragenda usiga umwana inyuma, uragenda ujya he? Oya, nge naratahutse ngasiga muri yari ari muri HCR, noneho nge ndataha. Maze gutaha
mushiki wanjye wari wasigaye muri Kongo nyine hashize n'icumi yagiye kumurasanga ngo aramubura ngo asanga baramujyanye. ubwo rero sinongeye gutekereza gusubira mu konti yageze mu Rwanda hano iwacu ni Kigali hano Gasabo. Numvise batanga amatangazo kuri zijyanye kandi ndabiyambaza kugira ngo mwamfashe. Ndabyumva, ariko icyo nagira ngo nkubaze, uwo mwana kugira ngo umusige mu nkambi wowe usubire mu Rwanda, kuko utagiye aho ngaho yari ari muri HCR ngo ufate umwana uti ngwino dutahe, byagenze gute? Hari icyabaye cyatumye umwana agomba gusigara inyuma wugataha? Uwo mwana nyina yari amaze gupfa afite abandi bana bakuru babiri. Yego. Noneho inda bamerewe nabi, mbona uwo nguwo ari muri Croix-Rouge kandi mbona babagaburira babaha amata agira bati ndavuga byari byose aho kugira ngo abo bana bakuru bamfane. Yego. Nitambakira imbere turataha. Nicyo twatumye kumusiga mwanzi. Wamusize kugira ngo abeho. Kandi nyuma yaho urabwira mushiki wawe utujye kundebera wa mwana wasigaye, wari umutumye kugira ngo ajye kumufata mu azamuzane cyangwa agira ngo urebe ko ameze neza? Yumvishe ko gusa ngo natashye yumva ko nasize umwana agiye kumureba amura, niko kumbwira ati nabirya naciye nangiye kurandamura, ahita n'abataha rero. None se ageze muri Croix-Rouge yarabajije ati umwana ari he? Asanga umwana ntahari. Ninde yabajije? Ninde wamubwiye ko umwana adahari? Yamubwiye ko umwana yagiye. Wowe nta bisobanuro yampaye, yarambwiye ati burya umwana namenye ko yatashye ngiye kureba ndamura, ntabwo yansobanuriye ukuntu yabigenze. Naravuze se wasanze nasanze ntawe uhari ngo baramujyanye abandi. Baramujyanye? Bamujyanye he? We ntabizi, yarambwiye ati nagenda mura, ati niba baramujyanye ati ariko namubuze wambwiye ko ntawe, kandi nari namusize aho ngaho muri Kongo gatari. None se abana bari muri iyo nkambi bafashwa na Croix-Rouge, abahavuye bandi bagiye he? Batashye mu Rwanda, bagiye muri Kongo hirya no hino bahabwa ibigo by'imfubyi, bagiye i Burayi se? Amakuru mufite avuga ko abo bana bagiye he? Rwose nta makuru mfite, rwose nta makuru mfite. Uwo mwana Kamembe afite imyaka ingahe? 3. Nta rindi zina yari afite? Oya, yari atarabatizwa. Umuhaye Croix-Rouge hari ifoto bamufashe icyo gihe? Oya, byari ibintu byo mu ntambara mu ruvugararo nyine abantu bo namusizeyo, niba baramufoteye ntabwo mbizi, namusizeyo gusa gutyo. Turi muri 94 mu kwezi kwa 7 uri Katare, utanze umwana. Wagarutse mu Rwanda ryari wowe? Nahise ngaruka muri iyo 94 nko mu kwezi kwa 6 nahise ngaruka mu Rwanda. Mu kwezi kwa 6 wahise ugaruka mu Rwanda? Naragarutse nasanze intambara hano Kigali isa n'irangiye, abantu batangiye guhunguka. Ni ryari mushiki wawe yakubwiye ko yanyuze muri iyo nkambi ya Katari gushaka umwana agasanga adahari? Njye natashye mu kwezi kwa 5 uwo mwaka nyine, nako mu kwezi kwa 7 ubwo namushize, ariko nyuma y'amezi y'ukwezi nawe yashagaruka ataha ahitaje. Ni ukuvuga ko Kamembe yabuze hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 9 94. Mbese twarahunze 9 kandi tugezeyo, tugeze muri Kongo na Katare. Ubwo nahise yamujyanye nyina itapfa, njye nasigaye ahantu twari ducumbitse njya kureba nyine mu nkambi, njya kureba bati nyina yarapfuye, nyina w'akakana yarapfuye, ariko umwana twamufashe twamushyize mu kirimo kumufasha. Ubwo rero isubiraho nabaga hakurya handi bitaro, nibwo nahise ntahanyine. Uyu nyakwigendera umugore wawe Liberata Nyirantezimana, nta bandi bavandimwe yari afite bari aho ngaho muri Kongo cyangwa se bari basigaye mu Rwanda? Bari basigaye mu Rwanda hano Kabere niho bari batuye, bo bari barahungiye nabo baratatanye. Ubwo njye najyanye n'umugore wanjye mbese nk'umuryango wanjye, ariko umuryango wari wasigaye n'ahangaha. Hariya mu nkambi nta wundi muntu wabonye wo kwitabaza ngo umuragize Kamembe? Rwose ntawe namuragije, ntawe namusigiye. Hashize imyaka 28 umukobwa wawe Kamembe mutandukanye, niba akiriho bafite imyaka 30. Ndahamya yuko Kamembe umutekereza buri munsi. Iyo umutekereje ntumubone, ukibuka umuhungana ari igitambambuga, ukibuka umusiga muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, uyu munsi ukavuga uti Kamembe ari hehe? Mbwira
umfashe kumva uko umubyeyi wumva umeze iyo utekereza ubuheta bwawe ntububone n'ukuntu uba wibaza aho ashobora kuba ari. Mu by'ukuri nawe rwose nawe ufite umwana nawe uri umubyeyi nibuze umwana wumva ufite agahinda hagati niyo gakozeho nyine numva ngize agahinda kenshi numva ntanashingira byagera bikagaruka nkongera ngatuza ariko urumva umubabaro ntabwo washira. Mu bantu bahungutse bavuye muri iyo nkambi ya Katare abo mwari muziranye ari abakomoka i Kabuye kwa sobukwe ari nabo mwari muturanye aho mwari muri, nta muntu numwe wigeze akubwira ati namenye amakuru y'umukobwa wawe Kampire ashobora kuba ari aha ngaha yarajyanywe na kanaka, yarahawe umunyekungu ngo amurere se, yarahawe abazungu se ngo bamujyane i Burayi, yaragarutse mu Rwanda se akajya mu bigo, hari ibigo ngaho mu Rwanda nka SOS Rwanda byakiriye abana ku buryo niba uyu mwana yaranyuze muri icyo kigo akaba anyumva muri kano kanya nabwo aza anyura hano ku ijwi ry'Amerika atubwire. Tojeni Karangwa, urakoze kuba waje ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tugufashe gushakisha umukobwa wawe Kampire. Tuzakora uko dushoboye, ndahamya yuko hari abantu bazumva iri tangazo bakamumenya nawe yaba akiriho akazanyura hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tumuhuze nawe. Wamubwira amakuru y'abakuru be baraho bameze neza, barakuze, barashatse? Yari afite abasaza be babiri b'abahungu barashatse, barafite abana rwose barabyaye. Ibyo ni byiza. Ngaho rero ukomere utegereze wizeye, nitugira icyo tugeraho hano mu Gasaro Kaburaga tuzakubwira. Gira amahoro y'Imana. Yego murakoze mugone mufashe nuko. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Rose Dushimiyimana atuye mu karere ka Nyanza, murenge wa Mukingo, mu kagari ka Kiruri. Arashaka kumenya amakuru ya nyirasenge witwa Mukantagara Erina wari warashakanye na Munyenkwaya, bari batuye mu cyahoze ari Kuminirunda. Batandukanye ubwo yajyanaga n'umuryango yari yarashatsemo bahunga, maze bageze mu cyahoze ari Zaire nabo baratandukana. yaje guhungana n'umuryango muri 1994 bajya mu hahoze hitwa muri Zaire. Agezeyo aburana n'umuryango wiwe, umugabo yaje kugaruka na se uko aza kugaruka na nyirabukwe. Bageze mu Rwanda batubwira ko nabo bageze muri Zaire bakaburana. Bakubwiye aho baburaniye? Baburaniye muri Zaire. Muri Zaire ariko agace ntabwo kazi neza. Agace ntabwo nkazi. Rosa Dushimiyimana, uracyari muto. Uyu nyogosenge ajya muri Zaire wari utaravuka, ariko urimo uramushakisha. Amakuru ye wayabwiwe nande? Amakuru ye nayabwiwe n'umuryango wanjye. Bambwiye ko bari bafite umushiki wabo witwa Erina, ariko akajagumbira muri Zaire bakamubura gutyo, na n'ubu nyine batazi amakuru yiwe. Bintera kugira umutima wo kumva nyine namushakisha. Nibwo numvise kuri radiyo ijwi ry'Amerika mujya muhuza abantu baburanye n'ababo, ndandikira ibisubizo kugira ngo numve ko nanjye mwaza mpuza nayo nkaba namubona. Uyu Mukantagara Erina uko nabivugaga ntabwo umuzi, yavuye mu Rwanda utaravuka. Ni iki gituma wumva ushaka kubona umuntu utazi utigeze umenya? Nkimera kumva nshaka kumenya umuntu ntazi ntigeze mbona. Papa ambwira ko ari we wamukurikiraga. Papa niwe mukuru iwabo, we yaramukurikiraga. Agambira amateka ye rero, numva nyine numva ndamukunze, numva nshaka kumenya, nagira amahirwe nakumva ari we nyine aho yakurikiraga papa, nyine numva biranezeza. Ababyeyi be baracyariho? Bose barapfuye. Mukecuru mama w'umubyara yapfuye ejo bundi mu kwa munani k'uno mwaka. Komera. Nta muntu ukomoka ku Kamonyi waba warahungiye muri Zaire watashye yenda akaba yarababwiye amakuru, cyangwa se nta n'uraho ngaho
mu murenge wa Mukingo waba waravuyeyo mwaba mwarabonanye wabahaye akanunu kaho mu Kantagara yabaherereye? oya nawe ari papa wawe atuye aho yari atuye mbere cyangwa se yarimutse? oya niho adutuye, ku buryo nta bantu na bamwe bigeze bava muri Zaire batahuka ngo babe bamuha amakuru ya mushiki we bamubwira aho aherereye? nta muntu wigeze umuha amakuru nawe, kuko nawe tuvugana arambwira ati rwose nta makuru ye tuzi, ntabwo tuzi niba akiriho cyangwa atagira, ati ntabwo tuzi, nta makuru ye tuzi. Nta n'amakuru se mwigeze mumenya y'umugabo we Munyenkwaya cyangwa se bene wabo niba baratashye bakagaruka Irunda aho bari batuye? bo baragarutse barahatura, nyuma ubwo tugera mu Rwanda twagiye kubabaza amakuru tubabaza ati ko mwajyanye n'umuntu mukamugarutse mutari kumwe, baratubwira ati barababwira ati twagezeho nawe turaburana, twaraburanye. Bakubwiye ko Irina mu Kantagara yari afite imyaka ingahe muri 1994? Papa wawe niwe yakurikiraga wabimbwiye, mushiki we ari unyogosenge yari afite imyaka ingahe icyo gihe? ntabwo nigeze mubaza imyaka afite, ariko niba papa ari uw'63 uzanga bikunda wenda we nk'uwo muri 61 gutyo, ubwo we yaba ari nko muri 60 gutyo, kuko nyine yakurikizaga papa kandi papa ni uwo muri 63. Niba papa wawe yaravutse muri 63 ubwo umukurikira yavutse nyuma yaho, ubwo yavutse nko muri za 65 cyangwa se na 6. Yego. Niba se akumva amagingo aya, niba ariho aho yaba ari hose akaba kumva, mwibwire kandi hanyuma ushyireho n'icyo umushakira n'ijambo wumva ushaka kumubwira aramutse aryumvise akakumenya. Nicyo ushaka kumubwira? Ndamutse mubonye ikintu nshaka kumubwira nuko nzishima mubonye cyane cyane, bizanezeza cyane. Ariko Rose, dushima Imana, ndagushimiye kuba wafashe kano kanya kugira ngo umbwire amakuru ya nyogosenge. Ndagushimiye cyane kuba wifuje kumenya amakuru ye. Ni ibintu by'agaciro gushaka kumenya umuryango wawe aho uherereye. Nongere nkwihanganishe kubera nyogokuru wawe nyakwigendera Ziripa Muruja w'Ingoma witabye Imana, atabonye nawe umwana we. Ngaho rero ukomere, ukomeze utegereze wizeye, nitugira amakuru tumenya tuzaguhamagara tukubwire. Nongere nsabe abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya, waba yaravuye ku Kamonyi ahungira muri Zaire, akaba yarazi umwana w'umukobwa witwa Irina wari umaze gushaka afite umugabo witwa Munyenkwaya, bari batuye muri komine Irunda, bahungiye muri Zaire ariko ntabwo na n'ubu yagarutse. Munyenkwaya ari mu Rwanda ariko mu Kantagara ntabwo yagarutse. Niba rero yumva ijwi ry'Amerika nawe azatubwire kugira ngo tumuhuze n'umuryango we. Rose, dushime Imana, hari ikindi wumva ushaka kubwira nyogosenge? oya nta kindi numva kumubwira, bihagije gusa. Reka mbashimiye namwe ku gikorwa cyiza cy'urukundo mwakoze, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Ngaho rero ukomere. Yego namwe. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Nongere nshimire Lambert Iracyadukunda wagize uruhare rudashyikirwa dufasha guhuza Kobwa na musaza we Fani. Ndashimira abampamagara buri munsi bampa amakuru bandangira aho babonye cyangwa se bumvise umuntu ushakishwa. Ndabashimira urugwiro n'urukundo mugira mufata mu mugongo ababikeneye mugahoza imfubyi n'abapfakazi. Ndabashimira ko mwahisemo radiyo ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga gikomeze kibabera inkingi yo kwiyubaka no kwizera kuzabona banyu. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona